ku mbuga nkoranyambaga ibintu byacitse, yewe bamwe bari kuyavuga abandi nabo bakongeramo, bamwe bakagira bati twabonye rwose Vestine uburyo yagarutse mu ndirimbo Ihema bidasanzwe, abandi bati Vestine se ni ukumugwa neza wenda byo kuba yabarangije kwiga amashuri yisumbuye, ese Vestine ni uko yaba ari mu biruhuko. Mu by'ukuri umubyibuho wa Vestine wakomeje gutuma abantu bibaza ibintu byinshi, gusa ku rundi ruhande hari n'abari kuvuga yuko uriya mubyibuho nyamara ushobora kuba atari shyashya. Bamwe baragira bati rwose Vestine ashobora kuba atwite cyangwa se akaba ajya mu zindi ngeso tudasanzwe tumuziho. Ese mu by'ukuri ukuri guhari ni ukuhe? Ukuri kwihishe inyuma y'uyu mubyibuho wa Vestine wagaragaye nyuma y'uko indirimbo Ihema igiye hanze, mu by'ukuri ni ukuhe? Byose rero nibyo tugiye kuba tugarukaho muri iki kiganiro kirambuye. Ngira ngo rwose nguhe ikaze ndetse nanagushimira kuba uhisemo kudukurikira kugira ngo ubashe kumenya byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugirwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Vestine rero, uyu ni umwe mu bakobwa mwakunze ndetse n'ubu ngubu mugikunda mu itsinda rya Vestine na Dorcas. Uyu ni umwe mu bakobwa navuga yuko baririmba neza cyane, by'umwihariko mu ijwi rye riranguruye, ijwi rye riyunguruye, ni ijwi uba wumva ko rwose rimeze neza cyane, ni ijwi rwose uba wumva wakomeza ukaniyumvira. By'umwihariko mu minsi ishize nibwo numvise umutipe wagize gutya akikundira Vestine, ariko nyine urukundo yamukunze ni rumwe abafana mukunda ba stari, ukabona umustar ukumva nyine uramwikundiye ku buryo buri kimwe cye cyose ugikunda. Uyu mutipe we rero yagize ati njye bitewe nuko nkunda Vestine, ati mba numva rwose nakomeza nkiyumvira ijwi ryiwe, ataho ndi hose ijwi ryiwe mba numva ndishaka, ati iyo ndyumvise mba numva ameze neza cyane. Mu by'ukuri nk'uko byumvikana biragaragaza urwego ijwi rya Vestine ririho, ndetse bikanashimangira ubuhanga budasanzwe uyu mukobwa afite mu kuririmba. Mu by'ukuri ibyo ntabwo ari byo by'ingenzi binzanye muri iki kiganiro, kuko iby'ingenzi binzanye muri iki kiganiro nibyo nahereyeho. Natangiye nibaza nti ese koko umubyibuho wa Vestine waba ufite byinshi usobanuye nyuma y'uko basohoye indirimbo Ihema na nyuma y'uko arangije amashuri yisumbuye? Birashoboka ko rwose nawe ushobora kuba iki kintu utari wacyitayeho, ariko mu by'ukuri ukaba utangiye kugenda utekereza byinshi ndetse rwose unakibazaho. Vestine wari umuzi? Ngira ngo nk'uko ubibona, by'umwihariko nko kuri iyi foto iri ibumoso uramubona neza cyane ingano yiwe, by'umwihariko ukagereranya n'iyi foto ubona iri ku ruhande rw'iburyo. Ni ifoto navuga ko imugaragaza muri kano kabodi yambaye k'umuhondo ndetse no muri iyi jipo, ariko bigaragara nk'umukobwa mukuru rwose, bigaragaza ko ari umukobwa ubyibushye, ari umukobwa ndetse rwose wanashaka akaba yakubaka urugo. Nyamara rwose ukurikije andi mafoto yagiye atambuka cyangwa se mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu gihe cyagiye kibanza, ni amafoto rwose amugaragaza ari mutoya, aho bamwe banavugaga bati ese Vestine ibiryo arya bijya hehe? Kuko nk'ubu ngubu urebye kuri aka gafoto yambaye utwenda tw'umukara, urabona ko ni umukobwa unanutse cyane, ntabwo wabigereranya rero n'iriya foto umaze kukwereka mu kanya, cyangwa se iyi foto igaragara yambaye kano kenda k'umweru. Vestine rero nyuma y'uko indirimbo Ihema isohotse ikakirwa neza n'abantu benshi,
bombi ndetse rwose bakanayikunda kubera ko batari baherutse abo bakobwa bombi. Ku rundi ruhande abantu bagize gutya baravuga bati rwose nubwo tutagize byinshi tuvuga bitewe nuko twari tukiri kumva iyi ndirimbo atari ku Vestine ati umubyibuho we ukomeje kugenda uduteza impagarara ndetse rwose ukomeje kugenda udutera kwibaza ibintu byinshi. Bamwe bati rero wabona Vestine atwite, wabona rwose atangiye kwishora mu zindi ngeso, se mu by'ukuri birashoboka. Abandi nabo bati Vestine byarumvikanaga yabaga ari ku masomo, ati nicyo kintu cyatumaga ananuka, ati none rero kuva asoje amasomo ejo bundi by'umwihariko mu kwezi kwa 11 ndebwo nyine amanota yagiye hanze, aho rwose ari n'umwe mu bakobwa batsinze neza dore ko yaje kuba agira hejuru y'amanota 70. Rwose bamwe bakavuga bati wenda yari yarazonzwe n'amasomo, atari ko nyuma nyine y'amasomo yiyitayeho yifata neza, ibintu bikomeza kugenda neza. None niyo nkomoko y'uwo mubyibuho. Mu by'ukuri nawe ushobora kuba hari icyo ubitekerezaho cyangwa se ubona hari icyo wabivugaho. Ndagira ngo muri aka kanya utange igitekerezo muri komenti. Ese mu by'ukuri wowe uyu mubyibuho wa Vestine wari wawubonye cyangwa se ubu mbikubwiye nibwo utangiye kubigenzura, nibwo utangiye kubibona? Mu by'ukuri abantu benshi nubwo bakomeza kugenda bavuga kuri uyu mubyibuho wiwe, hari abagenda banuganuga abavuga bati ese buriya manager wabo cyangwa se ubareberera inyungu we wamushyira amakenga. Bamwe bakavuga bati ese Vestine ko atari umuntu nyine ushobora kuba yajya mu bandi bantu bo mu gasozi gutyo ngo babe bamuhumanya. Ubundi biramutse koko bikaba ari nabyo, Vestine ubundi yaba yarahumanyijwe nande? Ubundi ninde waba ubiri inyuma? Bamwe rero bakavuga bati n'ubundi ubwo nta wundi waba uhari uretse umureberera inyungu, kuko niwe ufite ubuzima bwe mu kiganza, niwe ubuzi buri kimwe cyose kiba kuri uyu mukobwa. Abenshi rero bakavuga bati Vestine rwose uko twari tumuzi ati twabonye yarahindutse, ariko bamwe bakavuga bati n'ubundi umutima mwiza yigirira ntabwo yatinyuka ngo abe yajya mu ngeso mbi nk'izo ngizo, abe yatangira kwiyandarika se, kuba yanywa se imiti imwe n'imwe cyangwa se kuba yakwibagisha mu buryo butandukanye kugira ngo abashe kuba yakongera umubiri, kuko nk'uko mubizi muri iyi minsi ikintu cyo kwibagisha kigezweho cyane, aho bamwe nyine usanga bagira gutya bakajya kwibagisha mu rwego rwo kugira ngo babashe kubona taye ibakwiriye cyangwa se taye bumva bashaka. By'umwihariko ku basitari baravuga ngo nizo ziba zicuruza, ariko ku rundi ruhande njye nkibaza nti Vestine ko ari umuririmbyi wo kuramya no guhimbaza Imana yajya kwibagisha ashaka iki? Iko by'umwihariko aba bahanzi bo kuramya ndetse no guhimbaza Imana tutabibamenyereyeho, ndetse ko rwose batwigisha ko tugomba no kunyurwa nuko tumeze. Ahangaha naho rero njye mpita nshyiraho akabazo, by'umwihariko nkavuga nti uyu mubyibuho afite ibyo ari byo byose, ibintu byo kuba yakwibagisha byo ntabwo nabyemera, ndetse nta nubwo ntanahamanya nabyo. Abandi bakagira bati rwose Vestine nibyo turamukunda, ariko ibiratangiye kugira ni byinshi, ati rwose atangiye kuruta cyane Vestine, nako atangiye kuruta cyane Dorcas. Abandi bati nabo rero ati kuriya kuntu ari kugenda aba munini, kuriya kuntu ari kugenda kura, none hasohotse n'ishuri, ati se nta kuntu yagira gutya akigarurira Morodekayi, dore ko nta n'umugore nyine batubwira yuko yaba afite. Iyi ni ingingo ikomeye cyane, ngira ngo utege amatwi ndetse wumve neza cyane. Mbere na mbere Irene ni umwe mu banyamakuru bakomeye cyane dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse rwose banakoze kera, ariko mu bantu babazi rw'umwihariko bagiye bamukurikirana abatubwira yuko nta mugore afite, ndetse rwose akenshi nawe niko aba yivugira. Bamwe bakavuga bati rero niba Vestine akuze akaba rwose amaze kurangiza ishuri, noneho ikindi Dorcas akaba atanahari,
ati ni gute Irene azafasha Vestine muri ibyo bikorwa by'umuziki nyamara babana bahurira mu buzima bwa buri munsi, ese nta kuntu bagira gutya ngo bagire uko bakwigenza? Ibi byose rero ni ibitekerezo abantu bafite, wenda mpamya ko mu minsi iri imbere turaza no kugenda atubonera ibisubizo, bitewe n'uko burya igihe ntabyo ukijya gihishira. Niba koko Vestine uyu mubyibuho wiwe ushobora kuba uterwa n'uko yaba hari ibindi bikorwa yakoze, nabyo turaza kuba tubimenya neza mu minsi iri imbere. Nkwibutsa ko nabyo nzabikugezaho, icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, ubundi ugakora no kunzogera kugira ngo n'izindi nkuru zacu zitandukanye zijye zikugeraho neza cyane. Hagati aho ngaho rwose indirimbo Ihema ikomeze ibaryohere cyane, ariko aka kantu k'umubyibuho wa Vestine twese dukomeze tukibazeho, ari nako dukusanya ibitekerezo by'umwihariko mumbwira muri comment mwebwe uko aka kantu mwakabonye. Dukomeze nyine tumenye ukuri ndetse tumenye n'amakuru agezweho, tumenye mu by'ukuri niki kiri kujya mbere, ese koko haba hari andi makuru abyihishemo. Byose ndaje mbigucukumburire, niyo mpamvu nyine ngusaba gukanda subscribe kugira ngo byose nzabashe kubikugezaho gatanu ku kandi nta na kimwe kigucitse, kuko nanjye iyi nkuru ngiye kuyijyamo neza mu mizi, nzakuzanira andi makuru arenze kuri aya ngaya. Ndizera ko rero tuzongera guhura ibintu byose bimeze neza. Ndagukunda cyane, Nyagasani Yezu akundindire kandi akumpera umugisha, twongere duhure mu kanya kari imbere.